Gucuruza kawunga, gucuruza umuceri, gucuruza amavuta yo guteka, wenda buto, shigori n'andi mavuta yose uzi nyine abantu bakenera mu guteka. Ibi ni ibicuruzwa byiza bitagusaba ikiranguzo kiri ku rwego rwo hejuru. Kawunga, umuceri ndetse n'aya mavuta wenda ugashyiraho n'umunyu, ni ibintu waheraho ugacuruza. Uti bimeze bite rero? Iyo ubicuruje gutya, abantu benshi si ukuvuga ngo nibyo bakunda, hari n'abantu batabikunda, wenda tubivuze gutyo ntabwo twaba tubeshye. Hari abantu batajya bakunda kawunga, batajya bakunda umuceri, batajya bakunda n'amavuta, ariko byibuze uramutse wongeyeho ibishyimbo, ukongeraho ndetse n'ibitoki. Iyo tuvuze igitoki ntabwo ari ukuvuga ngo ugende urangure wenda ibintu byinshi, oya. Iyo ucuruza ibintu biribwa muri rusange ariko nanone twibanda kuri kawunga, umuceri ndetse n'amavuta yo guteka, ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu abantu benshi bakenera cyane buri munsi. Iyi ni bizinesi itajya ihomba keretse iyo wagibajetinze cyangwa se ukarangura nabi. Hari ukujya kurangura, ukarangura wenda ahantu naho basanzwe nyine bataranguza, nyine ari ahantu bacuruza. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kujya kurangura ibi bintu bisaba kujya kuri depo, cyangwa se ushobora kwita wholesale. Rero wowe ukarangura ibi bintu nkubwiye, wenda umuceri, kawunga, amavuta yo guteka, ukarangura wenda ibyo bishyimbo. Kurangura ibishyimbo ntabwo bisaba kugura ibiro 100, wahera no ku biro 50 n'ibiro 25 wabiheraho, ahubwo wowe ugashyiraho igiciro ugereranyije n'uko abandi bacuruza. Rero ikintu cya mbere y'uko ucuruza ibi bintu kugira ngo uzavemo umucuruzi ukomeye, hitamo aho ukorera, kuko ahantu ukorera ho ni ingenzi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibintu uzajya kubicuruza ngo ubicururize ku bantu wenda abantu batajya barya kawunga. Ni ukuvuga ngo hari ahantu batajya barya kawunga wenda kenshi. Wenda nk'urugero naguha, ahantu mu mujyi cyane. Ahantu mu mujyi cyane biragoye ko wasanga abantu barya kawunga, barya umuceri, barya amavuta, nyine like ibintu nk'ibyo ngibyo tu. Ariko hari ibice bitari icyaro, yewe bitari no mu mujyi, ahantu nyine usanga abantu babyisangamo cyane. Ahantu hari urubyiruko rwinshi nyine, ahantu bigaragara yuko kubona nyine ibintu byo kugira ngo babe bateka, babe bagira gute, ni ibintu nyine basaba kujya guhaha cyane. Niba nabivuga gutyo sinzi niba nabankoresheje imvugo nziza. Ni ukuvuga ngo hari ahantu usanga barya kubera yuko bahashye, barya kubera yuko bavuye mu rugo. Aho niho hantu ugomba kujya gucururiza. Urugero wenda ahantu hari abantu benshi, ahantu hari wenda amasoko cyangwa se ahantu ku mihanda, nyine hahurira abantu benshi muri rusange. Ahantu nyine abaguzi ba buri munsi, abakozi, abanyeshuri ndetse n'abaturanyi bahora nyine bifuza ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu cyangwa se ni ibicuruzwa. Iyi kawunga, umuceri, amavuta yo guteka, yewe ushyizeho n'ibishyimbo, yewe ugashyiraho n'ibyo bitoki, ugashyiraho n'ibyo birayi, ni ibintu bitagusaba igishoro kirenze 5, nayo yaba ari amafaranga menshi. Ariko impamvu mvuze 5 ni ukuvuga ngo wenda ushobora kuvuga uti mbe mfiteho andi ku ruhande ari separate, cyane ko gucuruza business bisaba kugira amafaranga usiga ku ruhande nk'ibihumbi 50 cyangwa 100. Rero ibi ngibi ni ibicuruzwa byakugendekera neza rwose, kandi ni ibicuruzwa bidahomba. Rero uramutse ubicuruza wavamo umucuruzi mwiza. Ibi ngibi rero sasa dore ukuntu byaryohera urubyiruko. Nubwo niba uri urubyiruko ukaba ukorera amafaranga, ni ukuvuga ngo hari ukuntu tuba dukora amafaranga, ugasanga ukorera abantu, wenda ukora kampani kwishyura neza, ukajya ugasanga amezi 6 wenda ukora ibihumbi wenda 500. Iyi business ni business watangiza ibihumbi 150 ugasigarana 350 kuri banki. Ni ukuvuga ngo ibitekereza ufite iyi business kandi 350 ari kuri banki, urumva waba uri umukire, waba ukize ukiri mutoya. Ariko tekereza urubyiruko rufite 350 kuri banki kandi rufite na business, aho ngo byaba biryoshye cyane. Iki ni igicuruzwa rero abantu benshi bajya bavuga ngo ntabwo nakora mu ifu, ngo ntabwo nakora ibiki, ariko iyi ni business yagutunga cyane. Noneho wowe mu gihe utarashaka wenda ngo ugire wenda ibintu byinshi ubazwa, ni business waheraho. Ariko nanone ku muntu washatse nawe byaba byiza. Utigute rero byaba byiza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo uzajya kugura ahandi amavuta, wowe uracuruza wenda ayo mavuta, ushobora kuba uyungukaho 5 ukavuga uti mu rugo aya mavuta ajya kurangira twakoresheje aya desa. Urumva wasigaranye wenda tuvuze ko ari uguhomba, waba uhombye desa, ariko nanone wabungutse turuwasa. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe izi ngizi ni business nziza. Indi wenda kugira ngo utangire ibicuruzwa neza, ni ukuvuga ngo tangira n'ubucuruzi cyangwa se
ibicuruzwa by'ingenzi. Ntutangirane byinshi cyane, tangirana kawunga, umuceri, amavuta yo guteka, ushobora wenda no kuba washyiramo wenda n'ibyo bishyimbo nk'uko twabivugaga haruguru. So rero iyo ugiye kuri wholesale cyangwa se ku isoko rinini urarangura kandi ukarangura ku giciro kiri hasi, noneho wowe wagera hariya ugashyiraho igiciro. Ngo niba kawunga wenda wayiranguye 20,000 ahantu wenda kuri wholesale cyangwa se ku isoko rinini cyangwa se ahantu nyine bacuruza cyangwa se baranguza, uzajya iwawe uyishyireho wenda ugereranyije no kuri wenda ntabwo wahenda cyane, ariko uravuga uti niba nyiranguye wenda 20,000 ku kiro bamereye angahe, wamara kubireba ugahita uvuga uti okay, none se njye byashoboka yuko ku kiro nakongeraho aya ngaya. Ushobora gusanga wenda ikiro bakiguhereye 1,000 ukavuga uti ikiro ndaza kongeraho desa rero fata 200 ukube wenda na 20 na kangahe, ukube na 25, kuko aho tuvuze wa muntu waranguye 25, aho ngo urumva ko waba ukoreye amafaranga menshi cyane. Ikindi gucuruza neza twakwita strategy. Hari ibintu bitatu rero buri gihe ushobora kuba wakora: kugurisha ku bipimo bito cyangwa se ku giciro gitoya, 500, 1,000 byaterwa n'uko waranguye. Ibi bikurura abakiriya benshi. Ngo niba hari umuntu wari usanzwe afite abakiriya benshi ariko ugasanga wenda umuceri agurisha 200, wowe shyira ku 1,100, shyira ku 1,100. Ikindi kwitwara neza ku bakiriya, kuvugana neza n'abakiriya, kubaha icyizere, kumva yuko nyine bagaruka. Abakiriya ni nk'abana. Uzarebe umwana, iyo umwana umutoteza, ababyeyi babiri, iyo umwe atoteza umwana usanga umwana akunda umubyeyi umwe. Ngo ugasanga wenda niba ndi umugabo ntoteza umwana, azakunda nyina, njyewe ntabwo azankunda kandi azankora nyanga urunuka. Abakiriya rero ni gutyo bameze. Abakiriya iyo utabitwayeho neza usanga bafata umucuruzi umwe bakavuga ati uyu nguyu niwe witwara neza, niwe uduha keya, niwe ugira gute. Gufata neza abacuruzi ntabwo ari ukubaha amadeni. Nubaha amadeni uzahomba. Gumana ibicuruzwa byawe, cyane ko urimo gucuruza ibintu bitajya bigira gute, bitajya wenda bishyira garani, bari gutyo nabivuga, buri gihe barabikenera. Wowe curuza aguhe nawe umuhe, uri buze aze, ariko nanone bake bari buze bahe serivisi nziza, uzagumana abakiriya bawe. Ikindi kwishyura make ariko ugurisha byinshi. Nyine ni ukuvuga ngo emera wowe wenda ubone inyungu ntoya kuri buri kiro, ariko nanone ugurishe byinshi. Niba koko usanga umuntu agurisha wenda umuceri 1,200, ubwo ndimo kubaha urugero kuko umuceri warahenze ubu ngubu. Noneho niba agurisha 1,200 wowe ugashyira ku 1,100, abantu benshi bazaze iwawe bagure byinshi cyane, ariko ku giciro gitoya. Uzisanga n'ubundi inyungu wari kubona ku 200 ayo n'ubundi urimo kubona aho ngaho. Utigute no kuvuga ngo kuba wagabanyije ibiciro bizakurura abakiriya benshi. Ni nako rero ko kuri abakiriya benshi bazagura bazagura ibicuruzwa byinshi byawe, bazabitwara ari benshi, bigende byinshi, birangire uhita uzana n'ibindi. Mu gihe wa wundi ugurisha 200 bizagorana kuko iwawe ugurisha makeya. Aho ngaho naho wahita ugira gute, wahita ukorera amafaranga. Ewana, reka nkubwize ukuri, niba ushaka kugira ngo utangire umushinga, byibuze tegura hagati y'100 n'ibihumbi 150. Ariko nanone ntabwo byakora ko ufite 300 wagenda uvangamo n'utundi tuntu. Utu tuntu ni utuhe rero? Wowe shyiraho ikintu kivuga ngo mfite ubunyobwa. Arabona kundi ibinyobwa, ugasanga ubunyobwa kabisa, wavuga ati njye ndabuteka mu mafi, ndabuteka mu wenda muri ibintu nk'ibyo ngibyo. Reba uburyo wazana wenda isukari, byaterwa n'igishoro ufite. Twebwe rero impamvu nane nkubwiye gutyo, twavuze kuri wa muntu udafite igishoro. Urubyiruko muri iyi minsi ujya gusanga ukavuga uti urubyiruko byibuze iyo rugerageje rubona amafaranga ari hejuru y'100, ariko bitarenga 200. So niyo mpamvu mvuze kuri business ishobora kuba yagutwarira 5 ugasigaza 50 kuri banki. Ariko nanone kuri wa muntu ufite akazi akaba akorera abandi, burya iyo ukorera abandi barakwishyura ukabona amafaranga ni menshi, ariko uzarebe ukwezi iyo kugiye kurangira ukundi kujya kurangira wifuza umushahara. Burakora kwifuza umushahara rero ni ubukene. Buriya ntabwo ari amafaranga, ni ubukene. Biba atari ubukene, wakabaye amafaranga baguha ku kwezi agera ku kundi kwezi utarifuza umushahara, uvuga uti n'ubu niyo batahanyishyura
ufite amafaranga, ariko tekereza bamaze kwishyura ukundi kwezi mu minsi wenda nka 15 ya nyuma y'ukwezi, uri kumva uri ku buribwe, uri kumva ushaka amafaranga. So rero iyo uyikoresha akenshi na kenshi bituma uryoherwa n'ubuzima. Twese dukorera abandi, ariko iyo nje nkakubwira ibi ngibi, strategy nk'izi ngizi bituma wiyumvamo yuko nawe kwikoresha byagira gute, byakubera byiza. Inyungu rero wareba wenda ukavuga uti reka nemere mbone inyungu ntoya ariko ncuruze byinshi. Rero amakosa ukwiye kwirinda: kurya amafaranga ya business. Kurya amafaranga ya business, ugasanga umuntu washoye muri business yawe ariko nanone utangiye kubatwa n'ibiyobyabwenge, ushaka gukoraho icupa ngo ugure, ushaka kugira ngo ujye muri betting, ushaka kugira ngo ujye guca sinzi niba bikibaho. Nyine like abantu benshi ugasanga ni umusore kubera ko afite iduka, ari kubona iduka nyine ryabaye iduka, ariko akavuga ati njyewe rero abakobwa barankunda, reka nigira mu bakobwa, n'incuruza n'ibigera ku mugoroba nigire mu bakobwa. Amafaranga azagushyiraho vuba, kuko buri mukobwa wese ugiyeho ntabwo azabura ikintu agutwara, kandi bari abakobwa basigaye bazi ubwenge, ntabwo azaza ngo bagusaba amafaranga, ahubwo wowe urayamuha nyine ugereranyije n'ikintu uba wifuza, icyo umwifuzaho birangira uyamuhaye. Ikindi kudakurikirana inyungu. Iyo inyungu utayitayeho neza, usanga buri gihe uhora usubirana igishoro, ugacuruza ariko ukisanga uracyafite cya gishoro n'ubundi washoye. Rero kurikirana urebe ko inyungu irimo kuza, nusanga itarimo kuza gerageza ukoreshe ubundi buryo ushobora kuba wagira gute wabonamo inyungu. Kubona inyungu rero ntabwo ari ukuriza ibiciro, ahubwo ni uburyo ushobora kwitwara ku bakiriya. Birashoboka ko abakiriya bagabanutse. Abantu twatangiranye iyi channel murabizi neza yuko cyane hari story nababwiyeho y'ibijyanye no guteka capati, imbogamizi nahuye nazo, nawe wajya iyo story ukajya kuyireba. Kandi subscribe. Ni wa Mungu wanyu Sam, hano ni kuri Sam Rio Talk.